Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Twatangiye isengesho ry'iminsi 10, ariko nk'uko nari nabivuze tujya gutangira, nari navuze ko tuzakora isengesho ry'iminsi 7. Iyo minsi 7 rero cyane cyane natekerezaga ku bubabare 7 bwa Bikira Mariya, nk'uko buri mu ishapure y'ububabare 7. Mbere y'uko rero twinjira mu ishapure y'ububabare 7 nk'uko buzwi muri iyo shapure, twabanje kuzirikana ku mibabaro 3 Bikira Mariya yaduhishuriye afite ariko isi itazirikana. Iyo mibabaro yose rero uko twayinyuzemo, twaje gusanga natwe ituriho, kandi hari ukuntu natwe tubabaza Bikira Mariya muri buriya buryo. Niyo mpamvu natwe twifatanyije n'imbaga y'abamubabaza kugira ngo dusabe imbabazi, kandi dusabire n'abavandimwe bacu cyangwa inshuti zacu cyangwa se ababyeyi bacu cyangwa se abantu bacu bari muri uwo murongo wo kubabaza Bikira Mariya. Iyo mibabaro 3 rero yaduhaye kubona umubabaro Bikira Mariya afite uyu munsi. Ni ukuvuga ngo hari imibabaro 7 izirikanwa, ari nayo mibabaro yabaye mu gihe cy'ubucunguzi bwa ntama, mu gihe yari akiri mu isi. Iyo mibabaro rero 3 twazirikanye ni imibabaro afite n'uyu munsi. Ababazwa n'abantu bafite inkota yo kwica abandi, ababazwa n'izo roho zicwa, kandi akongera akababazwa cyane n'abantu bahinyura Imana, bahinyura ubucunguzi bwa ntama. Ibyo rero twagiye tubiganiraho mu buryo butandukanye, kandi tugerageza gufata umunsi tukazirikana kuri ubwo bubabare. Ndetse nkaba ngusaba muvandimwe ko nubwo tuba twabiganiriyeho, ntabwo biba bibujije ko wowe ubwawe wafata akanya ukongera ukazirikana, ese ubwo bubabare wowe uhura nabwo gute mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ngewe icyo nkora ni ukugutungira urutoki, ni ukukwereka n'icyakora nujya kuzirikana werekeza ahangaha, ariko simarayo ubuzima bwawe, ahubwo wowe ubwawe ushobora kubumarayo, cyangwa se ushobora kugenda ugafata akanya ukavuga uti nubwo twazirikanye kuri uyu mubabaro, ariko birakwiriye ko nanjye ngira akanya ko kwihererana na Yezu na Bikira Mariya, nkababwira n'ibindi bijyanye n'uyu mubabaro. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo nubwo tuba dutangiye umunsi tuwutangiza isengesho, ntabwo ari ukuvuga ko isengesho ryihariye uyu munsi wose ngewe nsengana nawe akanya dushoboye gusengana, ariko ntibibujije ko nawe waza gufata akanya kawe kihariye ukongera ukaganira n'Imana. Haleluya. Ndizera yuko turi kubyumva, kandi nuganira n'Imana ujye utega amatwi ikikubwira. Hari abantu benshi rero bajya babikora muri za audio. Burya rero audio nubwo nzikora bwose nabaye nka mwarimu, kandi mwarimu burya yihanganira ibibazo bya buri munyeshuri. Nako mwarimu we hari ubwo afite n'inkoni we ndashaka gukubita. Nanjye ahubwo nabaye nk'umubyeyi, nabaye nk'umumama, kuko abantu benshi barabaza. Hari n'abantu bambaza ibibazo nkumva mbese bisa naho byakabaye binyeneriva iyo ntaza kuba ndi kumwe na Yezu. Nk'ikintu nkaba ntakivuze, ntagisobanuye, nkakivuga nyibwira abantu bose bari muri audio bamaze kurenga 600, ariko ajya kumva umuntu umwe akibajije nkaho icyo kintu ntanakivuze, nkaho ntanagisobanuye, kandi gisobanuye neza. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo hari abantu bajya gusenga Imana ikababwira, ariko wenda ntibasobanukirwe, ariko banajya kumbaza akambaza mu buryo navuga ngo mbese buteye kwiheba buteye mbese kwijujuta. Umuntu aragiye afashe igihe cy'amasengesho, afite icyo agiye kubwira Imana, noneho yamara guhabwa kuvugana n'Imana, Imana ikamuha ijambo, none akambwira akanyandikira ngo nayindi gusenga ngo mpawe iri jambo, ngo none nsobanurira icyo risobanura. Nkavuga se kuko kenshi na kenshi ijambo duhabwa riba rijyanye n'isengesho twakoze, riba rijyanye ahanini n'ubuzima bwacu. Ni ukuvuga ngo niba nagiye imbere ya Yezu nkamubwira ni Nyagasani Yezu, ndwaye ukuguru, none kurambabaza, ni urugero mfashe, kurambabaza Yezu nkiza, nkafata isengesho, mu kujya kunsubiza hari ubwo Yezu akoresha Bibiliya akampa ijambo riza kumbwira wenda ukuntu yakijije abarwayi. Ubwo rero ngewe iyo umbajije ukambwira ngo narindi gusenga ngo nuko Yezu amira ijambo,
ngo none nsobanurira icyo rivuze. Ngewe kugusobanurira keretse ningusobanura muri rusange icyo rishatse kuvuga, ariko ntabwo ndi bubashe kurijyanisha n'ubuzima bwawe n'icyifuzo wari ufite, cyane cyane ko ntakizi. Haleluya. Bityo rero ahangaha ndi kugira ngo tujye tworoherezanya. Ntange njya mvuga nirega n'uyu murimo w'Imana nk'ufatanyije n'imihibikano y'isi ya buri munsi, mujye munyorohereza abavandimwe. Ntabwo nijujuse, ariko kamemo reka tworoherezanye. Niba ushaka kumbaza ikibazo, ujye umbaza ikintu wumva nako ko gisobanutse, uvuga uti koko ndakimusobanuriye kandi ari bukisobanurire neza. Ariko kumbwira ngo nari ndi gusenga ngo Imana impira ijambo, kandi noneho nabwo hari n'ikindi shaka kugira ngo tworoherezanye, munyorohereze pe. Ati Imana yampaye ijambo riri mu ibaruwa yandikiye wenda Abanyakorinti, mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 3 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 5, ngo nsobanura icyo havuze. Ntabwo reka nkubabwize ukuri, mu buzima bwanjye bwa buri munsi ntabwo ngendana Bibiliya n'ukuri, kandi naho nayigendana ntabwo byanyorohera gusomamo igihe icyo ari cyo cyose umbarije. Bivuga iki rero? Bivuga ngo icyo gihe iyo uhambwiye wenda ushaka kugira ngo mpagusobanura ako kanya, ujye wiyaranja uhafotore, noneho uhanyoherereze masome ngusobanurire. Niba bitagenze gutyo, ujye wihangana igihe ndibuze gutahira mvuye mu kazi cyangwa se mvuye mu mihihibikano y'isi, aho ndi butahire nze kugusobanurira. Nubona nibagiwe uze kongera unyibutse, kuko ngira benshi banyandikira pe. Hari igihe rero njya kureba kenshi na kenshi ndasanga abantu benshi banyandikiye kandi bakeneye ibisubizo, ngahita nkomereza hahandi nari ngeze. Ubwo rero wowe naba ntagushubije, kenshi na kenshi ugasanga wenda sinibutse kugusubiza. Ubwo rero iyo ubonye ntabikoze, uranyibutsa ukavuga uti nkeneye wenda ibisobanuro kuri rya jambo, kuko ndumva nkeneye kumva icyo Nyagasani yambwiye. Icyo gihe nabikora. Ariko hari umuntu yarutse kunyandikira arambwira ngo watubwiye ko watubwiye ko utajya ngo utajya ureka gusubiza abakwandikira, ngo none ko utanshubije. Rero ngavuga nti si Nyagasani, noneho ndamenye umuvandimwe ndi bumusubize iki. Hari igihe rero nsoma nkumva ngize akantu k'uburakari ukuntu, noneho Yesu Kristo ngubwo nako nk'uyu muntu koko ubona atansagariye koko, n'ubusi warabona nganje mbere Yesu n'ubusi ubwo yatekereza ko ari wowe wenyine ndi bwandikire. Noneho Yesu akambwira ngo banze uruhuke gato. Arabizi rega sindatangira guseka muvandimwe, ubu tuba twasetse cyane. Nuko Yesu Kristo arabizi rero ko iyi mihibikano y'isi idutera no kurakarerega, ikanadutera no gukambya agahanga abavandimwe, yadutera gukambya agahanga umuntu yakubaza ikintu ukumva rwose urabihiwe cyane. Hari igihe tubihirwa bitewe n'abo twabayeho, bitewe n'aho turi, bitewe n'imihibikano cyangwa n'imisaraba twikoreye. Hari ubwo tujye tubihirwa n'ubuzima, ugasanga twanavuga nabi. Aha rero muvandimwe ndi kugira ngo ngukebure, uramenye ntukavuge nabi kubera ko unaniwe. Mu minsi ishize narwaye inkorora iranzengereza cyane. Muvandimwe tubana arambwira ati njye narayirwaye, ati ngewe ndya umuravumba inkorora irakira. Ati none nawe uhekenye. Mu buzima rero sinari narigeze ndya umuravumba, nubwo mu Rwanda uba tuwuhinza ahantu hose urahari, ariko sinari narigeze nkurya. Ariko ko numvaga mfite ishyaka ry'uko ijwi ryanjye ritagomba guhera, mvuga nterega hari abantu benshi iri jwi rifitiye akamaro, ubuza ninceceka biri bugende bite. Nuko nireka nanjye nkurye umuravumba ndawihereje. Noneho umuravumba ndawufata ndawuhekenya, ariko nkwekenya utanaciye no ku muriro, mbese ukiri ibyatsi by'icyatsi. Nguhekenyura umva urarura pe, urababaza pe. Noneho ubwo nari maze kuwurya, umwana ahita aza nkurikiye mutoya, arambwira ngo mama ngo none se ngo muto uraryoshye. Numva Yesu we, numva ngize umujinya kubera ububabare mfite bw'umuravumba uri kumbabaza, uri kunkoroga ahantu hose, mu matwi injereri ziri kuvuga, ku muhogo birakomeye, mu mazuru byakomeye, amarira mu maso ari gushoka. Umwana yambaza kurese mama ngo uyu muto uraryoshye. Umva namukubita umugeri kubera ko numvaga arimo kumbwira ibitajyanye naho ndi, mbese numvaga rwose mbabaye cyane. Noneho namureba nkumva mbese ari nka kundi umuntu aba ari kugutetaho kandi winaniriwe wifitiye ibikuremereye. Noneho ndamwihorera,
noneho nawe kandi wagira umva niba Yesu wari umunyereje ngo ngerageze, arakomeza arankurikirana kugeza ubwo namushubije nturarura. Ariko mbere yuko ndimusubiza muvandi, reka nkubwira aho iryo jambo ryavuye kuri Yesu, kuko njyewe ninarakaye nakubitira ubwo bubabare no muravumba urimo kumpekenya ahantu hose, nkumva nagakubita umugera ariko akagenda kagataraka, mbese muri make nkumva nagize umujinya w'icyo kibazo ari kumbaza. Ariko Yesu arabwira ati tuza, umubabaro wawe ntukagutere kuvuga nabi, umubabaro wawe ntukagutere kureba nabi abandi. None zari ikibi akubajije? Noya, atafite amatsiko yo kumenya ibyo ari byo, ati tuza ubone umusubize. Nuko ndatuza uko muravumba ugenda ugabanyubukana, nuko ndamusubiza noya ntabwo uryohera. Nuko akankurikira ngo none se mama urumva umeze gute? Ni urabishye cyane urarura. Ubwo ndagenda ryama mu ntebe baraza ndyama iruhande, afata akantu arampungisa ngo mama ngo rwose ngo ndabona ngo wakubititse ngo uyu muto banza urura, nturarura cyane. Ariko tutangira no kuganira, ariko nuko umuravumba ari kugenda ugabanyubukana. Ariko muri ako kanya nari maze kuwurya, bwo nari mfite umutima muri rwose numvaga nta kiza cyamva mu kanwa. Noneho njye na Yesu Kristo tubyumvikana. Butaha rero ninjya kurya umuravumba, mara kuwurya nkagenda ndasohoka nkawurira hanze, nkagaruka mu nzu nihuta nkahita ndyama mu ntebe nubitse umutwe kugira ngo atagira n'umuntu uvugisha nkaba namubwira nabi. Ubwo rero nkirinda uwamvugisha muri ako kanya nkimara kuwumira, kuko mba mbese unduriwe ibintu byose byambihiye. Noneho rero isomo nguhaye muvandimwe, ntabwo ndi kwimena inda ngo mvuge ubuzima bwanjye n'umuravumba, ahubwo ndi kugira ngo biduhe isomo. Yesu Kristo arambwira ati hari igihe ubihirwa ukabihira abandi, hari igihe isi gukorogoshora ugakorogoshora abandi. Ariko rero niba turi abagabuzi b'amahoro, niba turi inkunzi z'amahoro, twige kuvuga neza, twige kumurika urumuri rwacu ruboneshereza abari mu mwijima igihe cyose. Haleluya, haleluya muvandimwe. Wimbwira nabi rero ngo nuko nge wewe ubabajwe n'ibyakubayeho, nakubaza ukambwira nabi. Ubwo rero icyo tukirinde. Hari abavandimwe bajya banyandikira bakambwira batumva turi kugerageza gukiranuka, ariko kuvuga nabi byanze kizwa muvandi. Hariga ntabwo uzagera imbere Yesu ngo umubwire ngo urumva unagerageje gukiranuka ngo ariko kuvuga nabi byaranze, oya nabyo bikizweho. Erega haleluya, muri kwa gukira kwawe hari abandi bazakira. Wenda uwo mwashakanye ashobora kuba yarabuze urumuri kuri wowe kubera imvugo yawe mbi. Warambura akanwa kuvuga ukaba ugacira amasasu, niko navuga. Uwo mwashakanye akaba si ko agomba kujya ahora kwitaje kubera kuvuga nabi, ariko kubera ko wamize Yesu. Haleluya, Yesu wagiye akakuvura, nukuri waramumize, none ntukivuga nabi. Icyo rero nari ngendereyeho nkubwira muvandimwe, hari igihe abantu bambaza wenda nkabanza nkaceceka. Yesu Kristo niko yambwiye ati umuntu akubajije ujye ubanza uceceke ubanza ubimiraze. Hari abantu rero bambaza navuga ngo bangora, ugasanga nyine bisaba Roho Mutagatifu kugira ngo nsubize. Hari umuvandimwe wanyandikira arambwira ati yewe rwose ibi ngibi ukora nta wabikora adafite Imana, uko ubikoze udafite Imana ntabwo wakwihangana kugeza kuri uyu munota. Nibyo koko nukuri. Njye nyavuga ni wenda nk'abantu bafite wenda ari abavuga butumwa benshi cyane benshi, ariko buriya ngewe ndavuga ni abenshi, buri wese aba afite icyo agendereye muri bwa butumwa akora. Ngewe rero nk'uko nkomeza kubivuga kandi ngiye kubisubiramo, nta rusengero mfite ngo mvuge ngo ndi kugira ngo ndi gushaka amaturo, nta dini mfite ngo ndi kuvuga ngo ndi gushaka abayoboke. Oya, ntabyo mfite. Ahubwo ngewe aha nicaye mu rugo iwanjye mba ndi kuvuga nireka nkebura abavandimwe ababasha kunyumva, mbabwire ngo nimwitegure ingoma y'ijuru iregereje. Si ibyo ngibyo ni kandi mwitegure nk'abagenzi bagana mu ijuru. Si ibyo ngibyo mba ndi gukora, nibyo gusa. Ni ukuri nta maturo ndi gusaba, ni ukuri nta rusengero mfite, nta n'urwo nteganya kubaka. Rwose hari umuvandimwe nabivuze mu gihe cyashize, umuvandimwe arambwira ati ariko Ruwizi ngiye wavugiye ubutumwa koko wambabari ugashaka urusengero rwose ugakodesha ahantu tuzajya tuhishyura, ngewe ndi mu bazatanga icya10 tukabona aho gusengera, ariko ukagira aho usengera kuko wafashije abantu. Kandi najya kureba ngasanga iteka muri Kiliziya Gatolika baragupyinagaza bati ntabwo bazivuga butumwa riri mu kanwa kawe. Ndamubwira nti rero reka nkubwire, ndi umukristo Gatolika kandi nzapfa ndi umukristo Gatolika, sinzava muri Gatolika naho nayikubitirwamo ariko sinzayivamo. Kubw'ibyo rero
nta rundi rusengero nshaka gushinga, nta handi hantu nshaka, ntaho. Hari n'abantu benshi baba bambwira wambabariye tugahura, nkavuga noya, ntabwo ngewe icyo ngamije ari uko njye mpura nawe, uye si ngombwa. Ariko cyakora ntabwo ndi ikimanuka kamemo, nanone sinavuga ngo ndi ikintu kitagira aderesi, ahubwo ndi nka myuka yo mu kirere. Oya, mu izina rya Yesu Kristo, mfite aho ntuye, mfite umudugudu ntuyemo, mfite akagari, mfite umurenge, mfite n'akarere ntuyemo, n'umujyi wa Kigali ntuyemo. Mbese muri make ushatse kunshaka nk'umuturage w'umunyarwanda wambona. Icyo nshaka kuvuga ni iki rero, ntabwo ndi ikimanuka, nicyo nshatse kuvuga. Nubwo ntari ikimanuka, ariko ntabwo nifuza yuko ngewe nagira ahantu wenda nsengera ngo mvuge ngo wowe muvandimwe ngo uzajya uza ngo duhure ngo ngusengere. Oya, sinshaka ko ikuzo rya Yezu ryitirirwa ngewe. Singiza Imana ahuri, nibiba ngombwa Yezu nabishaka azajya abikora, ampe duhure. Hari igihe ngewe ngambirira ikintu nkanagishaka pe, ariko Yezu ntashake ko ngikora. Reka nguhe urugero. Mu minsi ishize umuvandimwe yarampamagara ambwira ati ngiye kwimukira ahantu, kuko abantu dusengana ububasha n'ububyeyi bwacu barabuzi pe, baranabwemera. Kandi akaba azi rero ko ibintu byose agiye gukora agomba kugisha inama Yezu. Muvandimwe rero Yezu Kristo amuteye iteka, amuguriye inzu, aramwubakiye, bibaye byiza. Noneho bucye agiye kujyama arambwira ati ndashaka kuza kumpera inzu umugisha. Nkumva ndabishaka pe, kandi nkumva uwo muvandimwe ngomba nanjye kugerayo kugira ngo numve ko nanjye mbese ngize icyo mufasha, kuko hari ukuntu burya abantu mubana bakaba ari abantu buzuye ikinyabupfura, buzuye Yezu, mbese ubona ko ari abantu bazima, niko mvuga. None wa muntu nkavuga ni serivisi ntoya bansabye, reka nanjye ngerageze nyimukorere, kuko ngewe icyo namusaba cyose aho yaba ari hose, igihe icyo ari cyo cyose yagikora. Hari abantu, hari inshuti Yezu yampaye zimeze gutyo. Uwo muvandimwe arambwira ati mbanguka rwose umpera inzu umugisha mbere yuko nyinjiramo. Turabipanga, nkabishaka uko mpanze bikanga, noneho ku bwa nyuma mu minsi ishize dupanga ko rwose uko byamera kose nzajyayo. Wicya mu gitondo no kuvuga byananiye, narwaye ya gripe, ijwi ritagenda, umutwe wamenaguritse, nkumva ntari bubashe gusenga rwose. Ndamubwira rero umuvandimwe ndarembye pe, ndumva ameze nabi, reka dupange muri weekend itaha. Ubwo uko dupanga bikananira, nicyo nashakaga kukubwira. Noneho ikindi gihe kiragera, Yezu aza guhagurutsa abavandimwe dusengana, baragenda basengesa. Ntabwo ari nge wabibasabye, ahubwo ni Yezu wabikoze. Abavandimwe baragenda barahasengera, biba byiza, bahatera amazi y'umugisha, bigenda neza. Noneho ubwo ngewe nkaba ndi muri ya gahunda yo kuvuga ngo nzajyayo. Ariko yanzajyayo iyo Kristo atarasinya, nicyo nashakaga kukubwira, ntabwo binshobokera. Ubwo rero uwo muvandimwe yaje kumpamagara ambwira ati wari uzi n'ikindi, ati ntibikugore rwose ngo bikuremerere bikuvune, ati Yezu yabonye ko disponibility yawe ari nkeya, yabikoresheje abavandimwe, ambwira uko byagenze, ati umugisha bawuhahaye, ati ubu rwose ngiye kwimuka nta kibazo, ati humura, ati mama tuzi utekana, aho Yezu azabishakira uzaza. Ariko kandi aba yabonye ko nubwo ufite ubushake, ariko iyi saha yitaragera nta muntu ushobora kuguhagurutsa. Nibyo, haleluya, nibyo. Ndagira ngo nkubwire ngo hari isaha y'Imana. Amina. Nanjye ubushake njya mbugira, nanjye ubushake mba mbufite, ariko ubushobozi bukanga muri ubwo buryo bunyuranye. Ariko ubwo ngewe icyo Yezu yanyigishije, arambwira ati ntarasinya ntabwo uzajya uhaguruka ngo ugende. Uranyumva muvandimwe? Erega ni ukuri ijambo ry'Imana riravuga ngo sije ukiriho, ahubwo ni Yezu muri jye. Amina. Kubw'ibyo rero ubuzima bwanjye nabuhaye Yezu, kubw'ibyo gahunda zanjye zose ziri mu biganza bya Yezu, kubw'ibyo sinjye ukibereyeho, ahubwo ni Kristo muri jye. Kristo muri jye navuga ati ngiye aha, azampagurutsa bubi na bwiza nzajyayo. Kristo muri jye navuga ati buretse kujya hariya hari ibyo ngikora, azareka ko, ntazemera ko nawe ngiye naba nabishatse, ariko we ntabwo azabyemera. Navugaga iki rero? Navugaga yuko abantu benshi wenda hari n'ubwo uvuga uti duhure tumenyane dusengane, nkakubwira ni icyangombwa si ukumenya Louise. Nubwo ntari ikimanuka bwose, mfite aderese, mfite aho mba ndi umuntu, nayo mpamvu natanze témoignage, ariko mu by'ukuri hari Yezu waduhuje. Reka rero nge nawe twirebere kuri Kristo.
njye nawe amaso yacu tuyahange kuri Kristo waduhuje, niwe wenyine uzagena icyatumye duhura n'uburyo azabishaka. Ni ukuri nabishaka azafungura amarembo n'amayira, tuzahura kandi tuzishimana. Ariko igihe atarabishaka, reka twubahe ko ari uko nguko abigenje. Navugaga iki rero? Navugaga yuko tugomba kubaha gahunda za Yezu. Navugaga cyane cyane kuri abo bantu, cyane cyane icyo nahereyeho mvuga, navugaga nti nujya ufata umwanya wo gusenga, natangiye mvuga nti aya masengesho nubwo tuyakora ntabwo ahagaritse ko nawe wafata gahunda yawe ukegerana na Yezu mukaganira. Naho nahereye. Noneho kandi nimuganira icyo azakubwira, ntugatekereze ko Louise ndi buhite ngisobanukirwa, kugira ngo ngisobanukirwe nuko wowe uzakinsobanurira. Naho ngaho navuze. Ndangije nsobanura ukuntu hari abantu bajya bambaza ibibazo bigasa naho bintera akantu kameze nko kwiyeneriva bitewe n'uburyo babaza. Ugasanga umuntu arakubaza ikibazo ariko kibaye nko kugubwira ngo findura. Ngewe rero nkavuga nti niwifuza ko ngufasha ujye usobanurira, sibyo? Umuntu akambwira ngo narose ngo mbona nk'inyamaswa iruhande rwanjye, ngo ubwo bisobanura iki? Ubwo se koko ngaho mbwira nawe muvandimwe, umuntu akubajije gutyo we wasubiza iki koko? Hari ibintu ngewe mbavuga niba wumva ushaka kumenya ubazi, ariko nanone niba wumva ushaka gufindura ubivuge nabyo, uvuga uti findura. Ibyo bivuga iki? Nko kumbwira ngo narose ngo mbona ngo umuntu iruhande rwanjye yicaye ngo ari kuvuga, ngo ubwo bivuze iki? Ntumbwiye icyo yavuze, ntumbwiye aho wari wicaye. Hari igihe biba binyobera nanjye, hari igihe bingora, nkavuga nti rero muvandimwe nujya kubaza ujya baza ikibazo cyuzuye. Haleluya. Hari abavandimwe benshi bakorera Imana ariko kandi usanga bakunda kuvuga nabi. Ndabazi ngewe benshi ujye kuhanuza akakubwira ati deka nkubwire rero nabi ko bwe niba utabyumvise birakureba akigendera. Kandi ngewe rero ntabwo nzakubwira gutyo kuko Yezu Kristo arabizi. Nanjye icyo ntakunda, nanjye ijambo ry'Imana ravuga ngo icyo utifuza ko abandi bagukorera nawe ntukakibakorera. Nanjye sinkunda rero umuntu umbwira nabi, ku buryo njya mbwira abantu tugendana numva uzihangane, ntumbwire nabi ko biramvuna cyane. Abantu benshi rero bajya bambwira ngo ko Louise Yezu yaragutetesheje, nuko Yezu Kristo yarantetesheje. Nta nubwo ajya ambwira nabi, niyo araho yakabaye ambwira nabi, afite ukuntu ambwira nkaza kumva icyo avuze ariko atambwiye nabi. Ntabwo ajya nkanga, kuko iyo umuntu ankanze ndiruka. Hamugani rero Nyagasani, kubera ko utajya unkanga ngo niruke, nanjye ntabwo nshaka gukanga abandi. Haleluya. Ntabwo ari ukuvuga wenda ngo nta nabi yambaho, ariko ngerageza kurwanya icyitwa inabi hafi yanjye. Ubwo rero nabaye nk'uganira ku buzima bwacu busanzwe kugira ngo tworoherezanye muri uru rugendo, ariko ntabwo gahunda y'isengesho yahagaze. Erega ubu nguyu munsi tugiye kwinjira mu bubabare bwa mbere, muri bwa bubabare burindwi buri mu ishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya. Ubwo rero aho ngaho niho tugiye gukomereza muvandimwe. Gusa n'ibyo bisobanuro biba ari ngombwa ko tubibona kugira ngo turusheho kugendana neza. Haleluya. Hari umuvandimwe wambwiye, hari amagambo abantu bambwira bikananira kuba ntayakubwira. Hari umuvandimwe mu minsi ishize wambwiye ati rega, ati Yezu yaguhaye ijwi ryiza, ati ntabwo ari kwemera kuryihererana. Haleluya. Ndamubwira rero ntabwo ari Louise wumvise, ni Yezu, kuko ijwi rya Louise rirasanzwe pe, rirasanzwe, nta kintu kidasanzwe kirimo. Ariko Yezu iyo yarihagazemo, haleluya, wumva ari ryiza, kuko riba risa naho rigenda rikuruhura umutima. Muvandimwe we, mbega ukuntu byaba ari byiza ko ijwi ryakuruhura. Ariko hari n'ijwi rirushya, waryumva ukakangarana. Umva, ndashima Yezu ko yaduhaye gukundana, koroherana no kwihanganirana. Iri jwi rero ndifuza ko ryakuruhura, iri jwi rero ndifuza ko ryagutabara, iri jwi rero ndifuza yuko ryakumara amakaraza ufite mu mutima muvandimwe, ukavuga uti koko kuva numva iri jwi hari icyo nungutse. Haleluya. Ndifuza rero ko habaho kunguka ntihabeho guhomba. Ndifuza ko habaho kuzuzanya no koroherana hagati yacu. Mu buhamya ntanze muri aka kanya, ndizera ko ari cyo ukuyemo nawe ugiye gukosora mu buzima bwawe
bwa buri munsi, cyane cyane kigendanye no kuvuga nabi kubera ko wabihiwe, wenda wagiye ku kazi bakubwiye nabi, wahuye n'abantu bakurebye nabi, wagera mu rugo inabi ukayitura abana. Hari abagabo bajya mu kabari bagakubitwa babuze n'imbaraga zo kwidefanda, ariko yagera mu rugo nawe akakubita umugore, ngo ubwo ngo nuko yakubitiwe mu kabari. Muvandimwe, inabi yakubayeho ntukajye kuyitura umwana wawe cyangwa umuvandimwe wawe, ahubwo tworoherane kandi dukomeze twubahe Yezu, twera imbuto, kandi iyo mbuto yacu igira iteye igumeho. Iryo jambo maze iminsi narivuga, ariko mu minsi ishize narivuze cyane. Twere imbuto kandi imbuto yacu igumeho. Tugiye rero kwinjira mu bubabare burindwi bwa Bikira Mariya. Ni ukuvuga mu yandi magambo, dutangiye isengesho ry'iminsi 7 cyangwa se ry'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya. Turangije ububabare 3, ubu dutangiye rero ububabare burindwi. Ubu rero bubabare, ishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya tuzayivugira hamwe. Ndagira ngo nsubize ikibazo. Hari umuvandimwe wambajije wese ngo hari ubundi buryo tuzasenga, ngo tuzakurikira audio gusa. Yego, niko namushubije kandi nawe niko nkubwiye. Yego, tugiye gukurikira audio, tugiye dufata umwanya dukurikire audio, ariko bitabujije ko nawe waza gushaka akanya kawe bwite ugasenga mu buryo bwawe bwihariye bitewe n'icyifuzo cyawe. Kandi ushobora kuba ufite icyifuzo wenda ukumva nta kikomojeho, ariko bitakubuza ko nawe ubwawe wakijyana. Hari umuvandimwe ushobora kuba ashaka kujya muri izi audio kandi ashaka ko dufatanya isengesho. Igihe uzabishobora, igihe uzabimubwirira, azinjiremo nta kibazo. Bityo ndagira ngo haveho bya bibazo by'abantu bavuga ngo none se ngoko nabimenye bigeze hagati, ngo ubwo ngiye hari ikibazo. Aho ugereyemo n'ukuri urisanga. Reka rero dutangire isengesho. Mana yanjye, ngutuye iyi shapure kubera ikuzo ryawe ritagatifu, ngo nubahe umubyeyi wawe mutagatifu mu kuzirikana no gusangira nawe ububabare bwe. Ndakwinginze umpe kwicuza ibyaha nakoze, umfashe kwitonda, umpe no kwicisha bugufi ngomba, kugira ngo nshobore kuronka indulgensiya zose ziyirimo. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe bikadutandukanya, ari wowe untunze ukandengera iteka, kandi ndabyangira yuko byicishije Yezu Kristo umwana wawe ukunda. Dawe ubinkize, sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amina. Mutima ubabaye wa Bikira Mariya, wowe Mariya turakwemera, turakwizera, turagukunda. Mutima ubabaye utagira inenge, umusaza Simeoni aguhanurira, kwinkotiza kwahuranye umutima. Turi kumwe na Bikira Mariya rero mu bubabare burindwi. Tumaze kumva bwa bubabare n'ubu ngubu afite isi mutera, tugiye no kumva ububabare yagiriye mu nzira y'ubucunguzi n'ubucungurwe bwa muntu, ubucunguzi bwa ntama n'ubucungurwe bwa muntu. Ubu bubabare ni bwa bundi burindwi busanzwe tuzirikana mu ishapure y'ububabare. Bikira Mariya yifuje ko tubumenya neza kurushaho, kugira ngo ibyahishuriwe abantu hejuru y'ubucumuzi bwabo byoye kubabera amayobera. Si ibanga kuko iyo nzira yabereye ku mugaragaro. Gusa abenshi bayijyamo ku mubiri, ariko ntibayigemo kuri roho, kandi roho ariyo ikwiye cyane cyane kubona ako gakiza. Umva ubwo bubabare uko twabusobanuriwe. Ububabare bwa mbere, umusaza Simeoni ahanurira Bikira Mariya ko inkota izamwahuranya umutima. Tuzirikane amwe mu magambo y'ubwo buhanuzi nk'uko yanditswe na Luka na Mutagatifu Luka mu ivanjiri ya Luka nyine, umutwe wa 2 umurongo wa 20
n'umwe kugera ku wa 20 no ku wa 35. Reka tuhashake maze tuhasome. Luka umutwe wa 2, kuko ubundi nakabaye nkubwira ngo Luka umutwe wa 2 nawe ukahashaka ukahasoma, ariko akenshi kubera ko abenshi muba mudafite Bibiliya cyangwa se wenda wanayisoma igihe cyarenze wenda ntubisobanukirwe neza, reka mpagusomere. Ntabwo tuhasobanura nk'uko wenda twagasobanuye ivanjiri yose. Ndagerageza kugufasha kumva uko ubwo bubabare busobanutse hano muri Bibiliya, hanyuma nawe ujye ufata akanya uzirikane. Erega gusenga no guhozaho, ntabwo ari ukuvuga ngo nasenze birarangiye, ahubwo ni ukujya ufata akanya nawe ukazirikana ku byiza Imana ikomeje kutugaburira. Yezu aturwa Imana mu ngoro. Hashize iminsi 8 igihe cyo kugenya umwana kiragera, bamwita izina rya Yezu. Marayika yari yaramwise atarasamwa. Umunsi w'isukurwa ryabo wategetswe na Musa uragera, bamujyana i Yerusalemu kumutura Nyagasani, nk'uko byanditswe mu itegeko rya Nyagasani ngo umuhungu wese w'imfura azaba intore y'umwihariko wa Nyagasani. Bari bajyanywe kandi no gutura igitambo cy'intungure 2 cyangwa inuma 2 bakurikije itegeko rya Nyagasani. Icyo gihe i Yerusalemu hari umuntu witwaga Simewoni, yari intungane kandi yubaha Imana. Yari ategereje ihumure rya Isiraheli, kandi Roho Mutagatifu yari amurimo. Byongeye, Roho Mutagatifu yari yaramuhishuriye ko atazapfa atabonye Kristo wa Nyagasani. Nuko Simewoni aza mu ngoro abibwirijwe na Roho Mutagatifu. Igihe ababyeyi b'umwana Yezu bamusanze ngo bamurangirizeho ibyategetswe, nawe amwakira mu biganza bye, ashimira Imana avuga ati, Nyagasani, noneho sezerera umugaragu wawe mu mahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye yabonye agakiza kawe wageneye imiryango yose. Niwe rumuri ruboneshereza abanyamahanga, akaba n'ikuzo ry'umuryango wawe Isiraheli. Se na nyina batangazwa n'ibyo bamuvugaho. Nuko Simewoni arabashimira, maze abwira Mariya nyina wa Yezu ati, dore uyu nguyu yashyiriweho kubera benshi muri Isiraheli impamvu yo korama cyangwa gukira, azaba n'ikimenyetso bazagiraho impaka. Nawe kandi inkota izakwahuranya umutima, bityo ibitekerezo biri mu mitima ya benshi bigaragare. Ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Aha rero niho ububabare bwa mbere bwa Bikira Mariya bwatangiriye. Yarabyaye, agiye gutura umwana nk'uko n'abandi baturaga, ariko wa mwana kubera ko ari umwana udasanzwe yavuzweho n'amagambo adasanzwe, ariko ya magambo yavuzwe ntabwo ari amagambo yo kuvuga ngo dore uyu nguyu rero ngo aje kukubakira etaje, ngo aje no kukugura imodoka ngo uzagenda mu modoka y'igiciro gihambaye nk'uko twebwe twifuza ko babivuga ku bana bacu. Ahubwo yaravuze ati, inkota izakwahuranya umutima. Ubwo rero muvandimwe, niba turi mu rugendo rugana mu ijuru, reka turebere kuri Bikira Mariya twumva ukuntu yatangiye urugendo n'inkota izamwahuranya umutima. Erega niyo ngiyo yahise imwahuranya, kuko ubuhanuzi bugoye kwakira bujya butubera impamvu yo kugwa. Njya mbona abantu benshi, nanjye Imana igiye intuma ku bantu, ariko akenshi na kenshi ari ubuhanuzi umuntu atinya no gutanga bitewe n'uko buremereye. Simewoni rero nawe gutanga ubuhanuzi ntibyamworoheye, ariko yagombaga kubutanga. Hari igihe rero Imana ijya idutuma ikakubwira ngo genda umubwire ibi n'ibi, wamugeraho rwose ukumva biguteye ubwoba kubivuga. Bijya bibaho pe. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ko Imana yo mu ijuru ni ukuri izakomeza kugenda itugirira neza mu buhanuzi tugenda twakira. Gusa kwakira ubuhanuzi abenshi ntabwo bibaryohera, kandi abenshi ntabwo biba bibabereye byiza bitewe n'icyo ubwo buhanuzi buvuga. Niwe rumuri ruboneshereza abanyamahanga, akaba n'ikuzo ry'umuryango wa Isiraheli.
dore uyu nguyu yashyiriweho kubera benshi muri Isiraheli impamvu yo korama cyangwa se kugwa no gukira, azaba ikimenyetso bazagiriraho impaka. Nawe kandi inkota izakwahuranya umutima, bityo ibitekerezo biri mu mitima ya benshi bigaragare. Ni ukuvuga ngo Bikira Mariya igihe azahuranywa umutima wa Bikira Mariya uzasandaramo ibitekerezo biri mu mitima ya benshi. Ni ukuvuga ngo wa mutima wa Bikira Mariya wari uhagarariye imitima myinshi cyane ifite ibitekerezo byinshi. Iyo nkota uko izamwahuranya niko ibitekerezo biri mu mitima ya benshi bizagaragara. Mu yandi magambo, Bikira Mariya mugereranye navuga ngo n'ikirahure kirimo ibintu byinshi, birimo ibitekerezo biri mu mitima ya benshi. Ni ukuvuga ngo Bikira Mariya mugereranye n'ikirahure cyangwa n'icupa ririmo imitima ya benshi. Uko iryo cupa rizameneka niko ibitekerezo biri mu mitima ya benshi bizagaragara. Mu yandi magambo rero, akaba ariho twebwe duhera tuvuga ko Bikira Mariya ari ingoro ya Roho Mutagatifu, kandi Bikira Mariya afite umubumbe w'isi mu kiganza. Henshi na henshi muzajya mubona amashusho ya Bikira Mariya afite umubumbe w'isi mu kiganza. Ni iri jambo, ibitekerezo biri mu mitima ya benshi. Iyo abantu nyine birumvikana, ntabwo ari mu mitima y'inyamaswa. Ntabwo bavuga ngo ibitekerezo biri mu mitima ya byinshi byaba ari ibintu, abantu n'inyamaswa. Oya, benshi ni abantu rero. Ibitekerezo biri mu mitima benshi bigaragara. Ni ukuvuga ngo hari ibitekerezo bitari kugaragara iyo inkota itahuranye umutima wa Bikira Mariya. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, uko inkota yahuranye umutima wa Bikira Mariya niko ibitekerezo biri mu mitima ya benshi bizagaragara. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Iki ni ikintu gikomeye cyane kitwereka ko Bikira Mariya abumbye imitima ya benshi. Haleluya. Abantu baramukerensa, Bikira Mariya abantu bakamupinga, ariko ibitekerezo, uko inkota izamwahuranya niko ibitekerezo biri mu mitima ya benshi bizagaragara. Ububabare bwe mu yandi magambo buzagaragaza ibiri mu mitima y'abantu. None se muvandimwe, wowe inkota ikwahuranya umutima nuko ibitekerezo biri mu mitima ya benshi bikagaragara? Oya, niba binakubaho ntabwo wowe wabihanuriwe ngo binandikwe. Uwo byanditswe niwe dusoma, ni Bikira Mariya rero. Kubw'ibyo rero abantu bagenda bamukerensa bamupinga, ngewe sindi kumwe nabo. Nushaka gupinga Bikira Mariya uzapinga n'ibyanditswe bitagatifu, kuko birabisobanura. Hari amagambo abantu badaha agaciro ariko agafite. Inkota, ngo nawe inkota izakwahuranya umutima, bityo ibitekerezo biri mu mitima ya benshi bigaragare. Iri jambo ryitwa ngo bityo naryo reka turivugeho. Bityo ni ukuvuga mu yandi magambo kugira ngo, kubera iyo mpamvu ibitekerezo biri mu mitima ya benshi bizagaragara. Ni ukuvuga ngo Bikira Mariya inkota izamwahuranya umutima kugira ngo ibitekerezo biri mu mitima ya benshi bigaragare. Ni ibintu bikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo inkota itamwahuranyije umutima, ibyo bitekerezo ntibizagaragara. Reka rero twumve uko Bikira Mariya yabyakiriye. Aratubwira ati, nabyakiranye agahinda kuba umwana wanjye agiye kuba ikimenyetso bazagiriraho impaka. Ubwo njye nibwiye ko azaba ikirangirire, ariko yongeye ko inkota izanyahuranya umutima, numva ko bikomeye. Numva ko bitakiri ibyishimo, ahubwo bibaye noneho agahinda. Ni Bikira Mariya uri kutubwira. Ahangaha nongere nkwibutse navuga ngo nawe umwihariko w'umuhanuzi cyangwa w'ubuhanuzi. Ahangaha ni hahandi Kiliziya ikubwira ngo niba bifashe ukwemera kwawe ubyemere, niba bidafashe ukwemera kwawe ubyihorere, kuko ntabwo ari itegeko ryo kubyumva. Gusa ngewe Bikira Mariya yabimpaye, yabinshishijeho abibwira mwebwe kugira ngo bizakize benshi, musobanukirwe byinshi mu bubabare bwa Bikira Mariya, bityo ibitekerezo biri mu mitima yanyu nabyo bibashe
kugaragara. Twongere twibukiranye ko ibitekerezo byagaragaye si ibibi gusa, hari harimo n'ibyiza. Ntago no kuvuga ngo ntago hano havugaga ngo bityo ibitekerezo bibi biri mu mitima ya benshi bigaragare. Oya, ibitekerezo biri mu mitima ya benshi ni ukuvuga ngo harimo abatekereza neza, harimo n'abatekereza nabi. Haleluya. Ibi rero Nyagasani abimpa kugira ngo nawe mbikubwire muvandimwe, bityo ibitekerezo biri mu mutima wawe bigaragare. Mu mutima wawe hashobora kuba harimo ibyiza cyangwa se hashobora kuba harimo ibibi, ariko ibirimo nibigaragare. Niba harimo ibibi bivurwe, niba harimo ibyiza bisingiza Imana. Haleluya. Muvandimwe, n'iki iri sengesho ribereyeho. Ibyamubabaje icyo gihe, Bikira Mariya arakubwira ngo nahise numva uruhu runyorosotseho, kuko Bikira Mariya ari umuntu. Hano ubu buhanuzi yabwakiriye ari umuntu. Yego umuntu wirinze, yego umuntu wambaye Roho Mutagatifu, ariko ari umuntu. Erega natwe aho tugenda muvandimwe turi abantu, dufite Roho Mutagatifu ariko turacyari abantu. Ntitubura kugira ubwoba. Ugera ahatera ubwoba ukabugira, ugera igihe cy'inzara ugasonza, kandi ufite Roho Mutagatifu. Ni ukuvuga iki rero? Uyu mubiri twambaye, iki cyondo tubumbwemo ubwacyo cyambaye intege nkeya. Bikira Mariya rero ahangaha nawe ntiwirengagize ko nawe icyo gihe yari acyambaye umubiri, yari acyambaye iki cyondo tubumbwemo, yari umuntu rero. Ni ukuvuga rero ngo nk'umubyeyi ugerageza ubyumve, kuba ufite umwana ukimara kubyara, umuntu yaza kugusura mu bitaro cyangwa se muhuye akakubwira ati uyu mwana atagiye kuba ikimenyetso benshi bazagiraho impaka. Ukavuga uti kuva bazamugiraho impaka nuko azaba ikirangire, nuko azamenyekana. Ubwo Bikira Mariya cyangwa se wowe ugatangira kuvuga uyu mwana wanjye nyamara azaba ikirangire, azakomera. Noneho Simeoni kugira ngo apresize neza, mbese abe mo clear, aravuga ngo nawe kandi inkota izakwahuranya umutima. Inkota se ubwo tuvuge ngo nawe kandi Roho Mutagatifu azagukarisa, iyo ni karese. Reka inkota izakwa, nanubwo avuze ngo inkota izaguca iruhande, nanubwo avuze ngo nawe kandi ngo inkota izakwiyereka. Oya, yaravuze ati izakwahuranya. Kwahuranya umutima uzi icyo ari cyo? Kwahuranya ni ukuvuga ngo ni ukuva hasi ukagera hejuru, ni ukuva hejuru ukagera hasi nako, cyangwa se ukava ku ruhande rumwe ukajya ku rundi. Ni ukuvuga ngo ni ugucumita kandi ugahinguranya. Nicyo bishatse kuvuga. Kwahuranya ni ukuvuga ngo ni ugucamo kabiri, ni ugucamo hagati. Kwahuranya ni ukuvuga ngo iri kuvuga ngo nagendaga ngo nahuranya ahangaha ngera hariya, ni ukuvuga ngo waciye aho ngaho ujya hariya. Hari aho wavuye, hari naho wagiye, ariko waciyemo hagati aho ngaho wanyuze. Nicyo bita kwahuranya. Iyo bavuga bati ahuranye iyi nzira ugere hariya, ni ukuvuga ngo va hano uce muri iyi nzira ugere hariya. Kwahuranya rero ni ukunyura, ni ukusaturamo kabiri, ni ukuvana hasi ugahita ugeza hepfo. Niyo mpamvu muzabona amashusho ya Bikira Mariya umutima we wababaye cyane, inkota imwahuranya. Ni ukuvuga iva hejuru ukagera hepfo, iva mu ruhande rumwe igahinguka mu rundi ruhande. Ni ukuvuga ngo iba yahuranyije umutima. Simeoni aravuga ngo nawe kandi inkota ntabwo ari wenda amafaranga se. We twebwe iyo dushaka ubuhanuzi turavuga iyo unaniwe uri kuvuga nibamanurire ko amafaranga agiye kuboneka. Ntabwo Simeoni yaje ngo amubwire ngo ngo nawe kandi ngo etaje igiye kubakwa igendemo, ngo nawe kandi ngo imodoka iraje ngo igere kada. Inkota izakwahuranya umutima. Ni ijambo rikomeye cyane udashobora kwakira udafite Roho Mutagatifu. Twebwe rero iyo duhanuriwe amagambo nk'ayo, icyo dukurikiza urakizi, kwanga umuhanuzi. Ugatangira no kuvuga ukuntu yavangiwe. Buriya nta mana afite, arabeshya. Umuntu uhanura ngo inkota izakwahuranya umutima, Imana sivuga kuriya. Bikira Mariya ntiyigeze arakarira Simeoni, kuko Simeoni yari yoherejwe n'Imana. Bikira Mariya, wongere wibuke ko Simeoni yajyanywe na Roho Mutagatifu mu ngoro. Wongere wibuke ko Bikira Mariya yari atwise umwana wa Roho Mutagatifu. Ubwo ni ukuvuga ngo Bikira Mariya yumviye muri Roho Mutagatifu amagambo Roho Mutagatifu avugishije Simeoni. Haleluya. Nubwo Bikira Mariya yuzuye Roho Mutagatifu, ntabwo Roho Mutagatifu yaje ngo amusanga bimwibwirire, yabinyujije mu muhanuzi Simeoni. Biki kintu cyitwa ubuhanuzi muvandimwe ucyubahe cyane. Haleluya.
kandi kuba imana yanuma kuguhanura ntabwo ari uko udafite roho mutagatifu, ahubwo wari uzi n'ikindi, udafite roho mutagatifu ntabwo roho w'imana yakuntumaho, kuko yavuga ati nuvuga nturi bwumvikane unamera nk'icyuma kibomborana. Ariko Bikira Mariya yari afite roho mutagatifu, ni nayo mpamvu roho mutagatifu yanyuze kuri Simewoni abwira Bikira Mariya. Haleluya, uri kunyumva? Ni ukuvuga rero ngo muvandimwe ntukambwire ngo Yesu ntacyo yakumbwiyeho. Niba roho mutagatifu ataragusanga ngo agire icyo akubwira, nanjye ntabwo ari bunsange ngo agire icyo akuntumaho. Haleluya, amina, turi kucyumvikanaho. Bityo rero ntitugaturubike ubuhanuzi kumbwire ngo ntacyo yakumbwiyeho. Hari abantu bagenda bava muri za audio ngo kubera yuko ngo nabwiye ngo Yesu ngo agire icyo ambwira ngo ntiyambwiye, ngo ntabwo anzi. Kuba kuzi ntabwo ari aho ngaho. Roho mutagatifu azabanza amanukire kuri wowe. Kubw'ibyo bisubizo cya kibazo njya nkunda kuvuga, umuntu akambwira ngo ariko ngo Yesu ambona ati, ahubwo wowe wibona ute? Roho w'Imana ari kukumurikira gute? Amaso yawe ari kukwereka uko wowe umeze gute mbere yuko ubaza Yesu ngo arambona ati? Haleluya. Roho mutagatifu abanza kumanukira muri wowe, akazabona gutuma umuntu uza kukubwira amagambo ya Roho mutagatifu, ukabyumvira muri Roho mutagatifu, ugasingiriza Imana muri Roho mutagatifu. Bikira Mariya afite Roho mutagatifu, niyo mpamvu Roho mutagatifu yajyanye Simewoni mu ngoro. Roho mutagatifu abwira Simewoni ariya magambo, Bikira Mariya yakira muri Roho mutagatifu, nuko aratuza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko Bikira Mariya ngo ayo magambo ngo ayashyingura mu mutima we. Ego bw'inkota ya mbere yari itangiye. Uzajya ubona amashusho menshi ya Bikira Mariya afite inkota 7. Nukubera ko ari ububabare 7 niko byagenze. Bikira Mariya rero arabanza arakomeza akadusobanurira ati, ibaze nawe nk'umubyeyi, ubusanzwe umubyeyi anezezwa no guheka, ariko yizera ko uwo mwana azamuruhura, ari we uzamukiza. Ngiki gituma umubyeyi akunda kandi akita ku mwana we. Ariko noneho mubyeyi, umenye ko uwo mwana azaba ikimenyetso bazagiriraho impaka, wabyifata mute? Mubyeyi nawe ibaze, muvandimwe nawe ibaze, abana baratuvuna cyane, ariko noneho ibaze ugize gutyo ukerekwa ko uwo mwana ari uzakwica cyangwa se ari uwo mwana azakubera ikibazo. Rahira ko wagira imbaraga zo kumurera. Biba byiza rero ko Imana yaduhishe, njya mbwira abantu, nshima Imana yaduhishe ibiri imbere tukajya tubibona kubera ko tubigezeho. Ariko hari abantu bari kumenya avenir y'abana babo bakaba abana bahunga hakiri kare. Ntabwo twabimenye, kandi Imana ibisingirizwe ko tutabimenye. Amina. Bikira Mariya akavuga ngo narababaye cyane, nibaza iby'uwo mwana Roho mutagatifu agombye gutuma umusaza Simewoni ndumirwa cyane. Uwo musaza mwibuka ko nababwiye ko nari muzi kuva mu bwana bwanjye, nari nzi ko ari umuntu wuzuye Roho mutagatifu. Nibuka n'amagambo yambwiye ndi muto, numva ko atumwe n'Imana, ndaceceka ndatuza. Nukuvuga iki? Bikira Mariya ntiyashidikanyije ku magambo y'umusaza Simewoni. Nicyo Bikira Mariya tubwira ahangaha. Ntabwo yigeze ayashidikanyaho, kuko yarazi ko Simewoni kuva kera tumwa n'Imana, azi ko Simewoni akorana n'Imana. Bitandukanye n'ibyacu bya bindi tuzi, ukamenya ngo abahanuzi ngo yavangiwe kubera ko akubwiye yuko imbere yawe hari akaga, ubwo aravangiwe. Yakubwira ati ariko rero ndabona Imana igiye kukugirira neza, akazi karabonetse, uyu muntu ari mu mwuka, amavuta arayafite rwose uyu muntu kuko ari guhanura ibiryoshye. Ntabwo rero Bikira Mariya yemeye Simewoni kubera ko yamuhanuriye iby'ubukirigitwa bw'amatwi ye, ahubwo yari amuhanuriye ibigoye, ibibishye niko navuga mu yandi magambo. Ariko Bikira Mariya byakirana ukwemera kuko azi ko Simewoni ari umukozi w'Imana. Twebwe rero natwe isomo tugiye gukuramo ni ryo kwakira ubuhanuzi bwose butujeho, tutagombye kuvuga ngo uburyoshye n'ubw'Imana, ububishye n'ubwa shitani, ahubwo tumenye ko Imana ishobora kugutumaho n'ibigoye kugira ngo wikosore. Muvandimwe, ubu ibi bisobanuro by'iri yibukiro nahangaha birangiriye. None rero nge nawe tugiye kuvuga ndakuramutsa Mariya 7.
hanyuma tubone gukora isengesho ryo kubohora, ryo gusengera abantu bose bafite impano y'ubuhanuzi n'abantu bose bapinga ubuhanuzi. Ubu mbese iribukiro ry'uyu munsi riratwinjiza cyane mu buhanuzi, abahanuzi, uburyo bwo guhanura, aho bahanurira, mbese muri make bose tugiye kubasengera, tuzirikana yuko hari abahanuzi bitumiriza, hakaba hari abahanuzi bavangirwa bitewe n'ibintu binyuranye, hakaba hari n'abahanuzi batwaye ijambo ry'ukuri ariko ntibumvikane kubera ababumva abadashaka kubumva, hakaba n'abahanuzi bari gukubitwa cyangwa bari mu nzu z'imbohe bitewe n'ubuhanuzi Imana yabahaye kuvuga bubihi ababwumva. Abo bose rero uyu munsi tugiye kubasengera, dusengere na ba bandi bumva ubuhanuzi aho kugira ngo bihatire kubushyira mu bikorwa, ahubwo bakihatira kwica uwahanuye cyangwa se kumugirira nabi, ngo aha ngo bararwanya ubuhanuzi. Nyamara rero naho wakwica uwo muntu, naho wamugirira nabi, burya ijwi ryamubwiye ntabwo ryo urigeraho, kandi niyo wa wundi atakiriho, rya jwi rikoresha abandi ariko rigakomeza rikavuga icyo rigomba kuvuga. Tujye rero gusengera amatwi y'abahanurirwa, kuko nayo amenshi arwaye, navuga ngo arwaye ubukirigitwa. Barashaka ubuhanuzi bubakirigita, ariko ubuhanuzi bubakurugutura oya. Abantu barashaka ubuhanuzi bubabwira ibyiza, ariko bubabwira guhinduka no kwisubiraho no gusenga ntibabushaka. Kandi ubwo buhanuzi nibwo bwavuye buri ikibeho. Kwisubiraho, guhinduka no gusenga ni ibintu bitatu biri ikibeho, nibwo butumwa bwa kibeho. Abantu rero benshi ntabwo bashaka ibyo ngibyo, barashaka gutunga no gutunganirwa, yewe icy'ubugingo bw'iteka kizaze nyuma. Ubuhanuzi bw'uyu munsi buryoha iyo buvuze yuko harimo amafaranga, buryoha iyo buvuze ko harimo ubutware n'ubutegetsi, buryoha iyo bavuze yuko harimo kumenyekana no kuba ikirangirire mu isi no gutunga byinshi. Ubwo buba buryoshye rwose. Ariko wavuga uti nyamara nimwisubireho kandi musenge nk'uko Yohani Batista yatangiye abivuga. Ijambo rya mbere rya Yohani Batista urarizi: nimwisubireho nimusenge inzira z'ikigendwa, nimuharure amayira ya Nyagasani. Yezu amaze kubatizwa atangiye kwigisha, nawe yatangiye avuga ati mwisubireho kandi musenge. Ni ukuvuga iki rero? Ni ijambo rigaruka cyane, ryagarutse mu butumwa bwa Yohani Batista, rigaruka kandi mu butumwa bwa Yezu agitangira kwigisha, riragaruka no kuri twebwe buri gihe. Njyewe Nyagasani arambwira ngo mbwira abantu bisubireho kandi basenge by'ukuri. Ubwo rero muvandimwe, mu bahanuzi usengera nanjye unsengere, kuko nanjye meze nk'akakanyoni karitse hehe ku muhanda. Nzapfa nzakira simbizi, ariko njyewe icyo Nyagasani ambwiye ndakivuga, kandi nkakivuga uko akimbwiye. Ndamushima ko ambwira ibintu bitanteranya na benshi, ariko kandi niyo abimpaye nabyo ndabivuga uko biri, ahasigaye abantu bakandakarira. Barandakariye cyane muri 98. Barandakarira cyane ubwo Yezu yambwiraga ngo mbwire Kiliziya ngo abayobozi ba Kiliziya nibafate ububyeyi basaba imbabazi kubw'abana bitwaye nabi mu gihe cya Jenoside. Mbivuze abantu bamerera nabi, ngo ubwo ko baravugaga ngo Kiliziya ngo nka institution ngo ntabwo yasaba imbabazi ngo kubera ko nta cyaha yakoze. Ariko njyewe Yezu akambwira ngo nk'umubyeyi nasabira abana b'imbabazi kuko hari ibyo bakoze kandi barahemutse. Ni ukuvuga ngo abana badukiriye bagenzi babo barabica. Kiliziya nk'umubyeyi rero wabyaye abo bana bishe, agomba guca bugufi agasaba imbabazi b'abana bishwe, ni ukuvuga basigaye. Nabivuga rero rwose bakantwama. Ibyo bintu mbyandika mu kinyamateka, n'umuntu uzashaka kubikurikira rwose ni ibintu bifite ikimenyetso wakurikira. Ndabyandika, ariko biza kubeshyuzwa n'abandi bantu bakomeye kandi ba Kiliziya. Baravuga bati turanyomoza iby'umumararungu Marie Louise yavuze muri kinyamateka nimero iyi n'iyi.
ariko ndashima Yezu Kristo cyane. Aleluya. Mva reka nkubwire, ijwi ry'Imana naho ryavugira mu muturage rizaba ari iry'Imana. Aleluya, amina. Uyu musenyeri yanditse ambeshyuza, aravuga ati turanyomoza iby'umumararungu Marie Louise yavuze. Aleluya. Ushobora kwibaza ngo hanyuma hakurikiyeho iki? Hakurikiyeho, umva icyakurikiyeho ko byagenze. Hakurikiyeho ko nyuma y'igihe Yezu yagaragaje ko ibyo musenyeri yavuze bitari byo, ndetse hakurikiraho ko Kiliziya uyu munsi tuvugana yakoze icyo kintu nyine, yasabye imbabazi. Amina. Haleluya. Ariko ko nkunda Yezu Kristo ko yarambwira ati ntugire n'umwe utinya, ati kandi ndi kumwe nawe. Arabimbwira ati babwire basabe imbabazi. Ndavuga nti baranyirenza, ndabivuga barandakarira, biranagenda birasakuza rwose ko nandikiye abasenyeri bose uko bayobora Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Yezu yambwiye ngo musabe imbabazi. Ni ukuvuga ngo nacishije article mu kinyamateka, ariko na nyuma yaho nza kubandikira ku buryo bw'umwihariko. Ndababwira ni Yezu Kristo ariko mbwira ngo ni musabe imbabazi. Si mwe mwakoze jenoside, si namwe mwabwiye abantu ngo bakore jenoside, ariko hari abana ba Kiliziya Gatolika bitwaye nabi, kandi babikoreye hehe ku mugaragaro. Bakavuga bati rero oya mbese ko byavuzwe n'uciriritse. Ariko ubundi uwo mugore yize amashuri angahe? Ubundi yize hehe? Tujya mu mashuri. Aleluya, amen. Nyemera muvandimwe ngubwire ngo icyo Roho Mutagatifu yaragaragaje, amashuri aricara. Byarabaye izo mbabazi zarasabwe, kandi benshi bararuhutse, benshi baratabawe, benshi barishimye bavuga bati omwe iyi ni intambwe itewe. Amina. Iyi ntambwe iratewe kandi turashimye. Byaruhuye imitima ya benshi. Hari n'abari baravuye muri Kiliziya Gatolika bagarutse. Hari n'abari baravuze bati ntabwo tuzongera gusenga, baragarutse, kubera yuko izo mbabazi zabohoye imitima ya benshi. Buri gihe umuntu aguhemukiye ntagusaba imbabazi urababara. Muvandimwe, ibyo ngibyo mvuze ndizeye ko tubyumvise, kandi Imana ikomeze tugire neza. Ubu rero tugiye kwinjira mu gice cyo gusenga kugira ngo dukomeze tubane na Yezu. Ndakuramutsa Mariya wuzuye inema, abagore bose wabarushije umugisha, ubigitego mu bantu. Mariya mwamikazi w'ijuru n'isi, Mariya uri mwiza uzira inenge. Mariya tugukunde urabikwiriye. Mariya. Tugiye rero kuvuga ndakuramutsa Mariya zirindwi mbere yuko dukomeza isengesho. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina.
ndakuramutsa Mariya ujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mubyeyi ugira ibambe ry'utwibutsa iminsi yose ibyababaje Yezu. Mubyeyi wacu Bikira Mariya, twifatanyije nawe mu bubabare wagize igihe umusaza Simewoni aguhanurira ko inkota izakwahuranya umutima. Mubyeyi mwiza rero, ubuhanuzi burababaza, ubuhanuzi cyane cyane ubwo ngubwo bwahuranye umutima ubwabwo burababaza cyane kandi buravuna. Wabwakiriye wihanganye kandi ntiwarakarira umusaza Simewoni nk'umuhanuzi, ahubwo ubyakirana umutima wa kibyeyi, ubyakirana umutima wakiriye Roho Mutagatifu, ubyakirana kwihangana no gucisha bugufi, ubyakirana kugira ibanga no kumva yuko Imana yamutumye atari yo yayobye, ahubwo ko ari wowe ugomba kwakira icyo uhanuriwe. Mubyeyi mwiza rero, hari ubuhanuzi bwinshi buriho mu isi, hari abahanuzi benshi bariho muri iyi si ariko bari kugenda barwanywa kubera ko ibyo bavuga bitaryoheye amatwi y'ababumva. Mubyeyi ndakwinginze kugira ngo mu kwakira ubuhanuzi umusaza Simewoni yaguhaye, wakire n'ubuhanuzi bwa benshi buri mu matwi ya benshi, ari abakira ubwo buhanuzi, ari abatanga ubwo buhanuzi, bose mubyeyi bakeneye gutabarwa n'ingabire yawe yo guca bugufi. Ari abatanga ubuhanuzi bagire guca bugufi, ari abakira ubuhanuzi bagire guca bugufi, maze basingirize Imana mu mibiri yabo. Mubyeyi Bikira Mariya rero, wowe wahanuriwe kandi ufite umwana Yezu mu biganza, ndakwinginze rero kugira ngo uduherekeze mubyeyi mwiza, kugira ngo amagambo tugiye kubwira Yezu dufatanyije nawe mu bubabare wagize abe amagambo yo gukiza isi, yo gukiza benshi bagowe, yo gukiza ibikomere bya benshi biterwa n'ubuhanuzi. Mubyeyi Bikira Mariya ndakwinginze kugira ngo uduherekeze maze tuganire na Yezu kandi tuganire nawe mu kwemera, mu kwizera ndetse no mu rukundo. Mpagurutse ngiye gushengerera, mpagurutse ngiye gushengerera, mpagurutse ngiye kureba uwo nkunda, uwo nihebeye. Bikira Mariya umperekeze, Bikira Mariya umperekeze, Bikira Mariya umperekeze, Mwamikazi umperekeze. Nyagasani Yezu Mwami mwiza, Ntama w'Imana ukiza ibyaha by'abantu, Yezu wadutabaye kandi waturengeye cyane, Yezu watoye abahanuzi kandi akaba ari wowe ubatuma, Yezu waduhaye Roho wawe kugira ngo amanukire mu mitima yacu maze duhanure. Ndakwinginze muri aka kanya kugira ngo utabare abantu bose bafite ubuhanuzi mu mitwe no mu mitima yabo. Abantu bafite ubuhanuzi hari ababufite babutinye kubutanga, abo ngabo rero ndabasengeye muri aka kanya mu izina ryawe Nyagasani Yezu. Ubwo bwoba bagize bwo gutinya isi, bwo gutinya ab'isi, ndakwingize kugira ngo bubakize Nyagasani Yezu. Yezu mwiza, hari abantu benshi cyane bafite ubuhanuzi, hari abantu benshi cyane bapfukiranye ingabire y'ubuhanuzi muri bo kubera yuko bari gutinya kugirirwa nabi. Hari abantu benshi cyane, haleluya, barahari kandi n'ukuri ndabona ko Roho wawe yamanukiye kuri benshi ngo bavuge, ariko abenshi bagatinya kuvuga, abenshi bagatinya kugukorera ku mugaragaro, abenshi bagahitamo kwihisha mu byaha nk'uko nanjye byangendekeye kugira ngo barebe ko wabavaho ukabaho
bagahunga. Yezu mwiza, nongeye gusaba imbabazi ku bantu bitwara gutyo, nongeye gusaba imbabazi ku bantu bari gupfukirana ingabire zawe, nongeye gusaba imbabazi ku bantu bafite ubwoba bwo gutinya amaso y'abantu, nongeye gusaba imbabazi kandi gusaba imbaraga ku bantu bavuga ngo nimbivuga bizagaragara bite, nimbivuga bizitwa iki, ese nimbivuga nzagaragara nte? Abo ngabo Nyagasani, ndakwinginze kugira ngo izo ngabire zibarimo uzipfukurure mwami wanje, uzipfukurure zijye ahagaragara kandi zigaragare koko ko zirimo. Yezu ndakwinginze, dore abahanuzi ni benshi, dore abafite ingabire za Roho Mutagatifu ni benshi, ariko abari kuzikoresha nibo bakeya. None Nyagasani Yezu, Roho wawe umara ubwoba namara ubwoba bari abantu bafite ingabire y'ubuhanuzi, nibahaguruke bahanure, nibavuga ibyo wababwiye, nibavuga ibyo uri kubereka mwami, maze bahaguruke kuko bagukorere. Yezu ndabizi ko ubuhanuzi buberaho kugira ngo bukebure abantu, none ndakwinginze kugira ngo iryo jambo rigiye guhera mu mitima y'abagomba kurivuga kandi rigomba gukebura benshi, ahubwo nirisohoke, nirikora akazi karyo mwami, nirikora akazi mwami. Kandi mwami ndasengera abantu bose, cyane cyane abari gupfa bari kuzira kubura ubuhanuzi. Hari abantu benshi bari kugwa mu byaha kubera ko abahanuzi bacecetse. Niyo mpamvu nsenze Mana kugira ngo abo bantu bari gupfa muri ubwo buryo Yezu nabo bababarire, ahubwo ubahe kugira ngo nabo batabarwe. Kandi Mana yanjye ndakwinginze Yezu mwiza, kugira ngo abo bantu bababarirwe ibyaha byabo n'ibicumuro byabo byose. Yezu ndakwinginze, bari wowe uzamura ingabire zawe mu mitima ya benshi, abazifite bose batinyuke bazikoreshe, batinyuke zikore. Aleluya, zikore umurimo wawe mwami, zikore umurimo wawe Yezu, zikore umurimo wawe. Ndakwinginze ngo Roho Mutagatifu amanukire ku mitima ya benshi muri twebwe, ingabire za Roho Mutagatifu zimanuke, ingabire za Roho Mutagatifu zimanuke, maze abantu batinyuke bavuga iby'Imana bakorera. Hari abantu benshi wagiriye neza Mana muri za audio cyangwa n'ahandi, bari gutinya gutanga ubuhamya, bakavuga ngo ntabwo twatinyuka kuvuga ibi, ariko nukora ko bapfukiranwe, baracyafashwe na dayimoni sekibi w'umugome, wa wundi ushaka gupfukirana ingabire za Roho Mutagatifu mu bantu. Yezu rero ndakwinginze kugira ngo umanure ingabire zawe, cyane cyane Roho wawe umara abantu ubwoba, basohoke mu bwoba abantu bavuga ibyo bakorera. Yezu ndakwinginze kugira ngo abahanuzi bose ubongerera imbaraga zo kugukorera, kandi ucecekesha ingabire za zindi zo kwishushanya, za zindi zo kwizanamo ibyo udafite, izo ndazicecekesheje mu izina ryawe Yezu. Abahanuzi nibahanure mu kuri, abahanuzi nibahanure ibiri byo, abahanuzi bareke kwimagina kugira ngo batavuga ibyo imagination zabo. Kandi Yezu ndakwinginze kugira ngo abutatoye baceceke, abutari guha ingabire nibaceceke. Hari abantu benshi bari kwikaniramo ingabire bakagenda kuziturubika, barangiza bagahanura ibintu ntibibe, bikaba byaba ari nabyo bituma n'abahanura iby'ukuri bakerenswa, bagashidikanywaho, bavuga ngo iyi ngo abahanuzi ngo babaye benshi muri iki gihe, ngo abahanuzi babaye benshi. Ndakwinginze Mana kugira ngo badafite ingabire y'ubuhanuzi baceceke mu izina rya Yezu, nibaceceke mu izina rya Yezu Kristo. Abadafite iyo ngabire nibaceceke, abayifite nibavuge. Kandi Nyagasani Yezu, abayifite naho baba babiri, ubaha imbaraga bavuge, ubaha imbaraga bavuge. Ndasenze kandi Mana, nsengeye abahanuzi bose mu izina ryawe rikomeye, kugira ngo bahanure mu kuri, kugira ngo bavuge ibyubaka imitima y'abantu, niyo byaba ari ibisenya, niyo byaba ari ibibabaza, ariko biturutse kuri wowe. Ni wowe utanga imbaraga zo kubyakira. Yezu mwiza, ndasenze mu izina ryawe rikomeye kugira ngo n'abantu bakira ubuhanuzi rero nabo bagira uko bitwara, nabo bace bugufi, kugira ngo imbaraga zawe zikomeze zikorere mu mitima yacu. Yezu mwiza, hari abantu babaye kategorike ku buhanuzi, ngo sinzigera numva ubuhanuzi, ngo ubuhanuzi bwose buravangavanze. Yezu rero, abo nabo bavangurire mwami wanjye, abo nabo sekibi yabafatiye kuri icyo kintu cyo kumva ko abahanuzi bose ari
n'abahanura b'inyoma. Mu izina ryawe rikomeye, abantu bameze gutyo bavane muri icyo cy'umwijima barimo. Erega nayo na antikristo buri kubakoresha ababwira yuko ubuhanuzi bwose bupfuye. Antikristo natsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Antikristo natsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Antikristo nangira imitima y'abantu akababuza kumva ubuhanuzi, bakavuga ngo ubuhanuzi bwose burapfuye. Mwiba baboze n'abahanura b'inyoma. Mwereka ngo ijambo ry'Imana rirabivuga ngo ku munsi wa nyuma ngo azaza ngo abahanura b'inyoma ngo abana bita Kristo benshi bakiha gushishoza muri ubwo buryo kandi badasobanukiwe iki ijambo ryawe rivuga. Yezu, ndakwingize kugira ngo umuntu wese uri muri izi audio abashe gusobanukirwa iki ijambo ryawe rivuga, abashe kumva icyo washatse kuvuga aho ngaho. Umuntu wese uri muri izi audio nave mu bushishi. Umuntu wese uri muri izi audio nasobanukirwa icyo washatse kuvuga muri ibyo ngibyo. Umuntu wese uri muri izi audio niyige kwakira ubuhanuzi umuha, kandi Yezu n'igihe ubuhanuzi butaramanuka tujye tubutegerezanya kwihangana. Hari abantu benshi bari guturubika ubuhanuzi ngo ni Yezu nagira icyo amvugaho, ngo nzemera ko Yezu turi kumwe ari uko agize icyo avuga. Yezu, ndakwinginze kugira ngo abo ba Tomasi nabo bamara amatsiko, ubamara agahinda, ubamara umubabaro. Hari abashaka kwemera uko babonye. Mwami wanjye, ndakwinginze rero kugira ngo twebwe abahanura bitazatubera igishuko ngo twihe guhanura ibyo utatubwiye ngo ni ukugira ngo tunezeze amatwi y'abariya. Mu izina ryawe Yezu, ndakwinginze kugira ngo ubuhanuzi bwawe ntibukavangirwe n'inyungu z'amafaranga. Mwami ushobora byose, Yezu Kristo, ntama w'Imana ukiza ibyaha by'abantu, ndakwinginze cyane. Ndakwingize kandi iyo ndi ku mavi nkubwira mba nzi kunyumva. Mwami mwiza, ndabizi kunyumva kandi ukora ibikomeye. Yezu mwiza, ndakwinginze kugira ngo nk'uko wakijije benshi ukize n'abandi bose bafite gushidikanya ku buhanuzi, abafite kwamagana abahanuzi, n'abandi bose bafite ingabire z'ubuhanuzi bakaba bashaka kuzipfukirana. Abo bose ndabasengeye mu izina ryawe Yezu. Yezu, iyo mfukamye mba nzi ko nkubwira, kandi iyo nkubwira mba nzi ko wumva, kandi iyo wumva mba nizeye kuri busubize. Ndakwinginze rero kugira ngo ukize abantu bose bafite ubuhanuzi, bafite ingabire y'ubuhanuzi, kugira ngo ubwo buhanuzi naho bwaba bubabaza ntibakababazwe, ahubwo ujye ubaba iruhande kandi ubarengere. Nyagasani Yezu, ndasenze mu izina ryawe rikomeye, nsengeye abantu bose turi kumwe muri izi audio. Nzi neza yuko nta na kimwe udashoboye, Mwami wanjye. Nzi neza yuko nibidasobanutse uzabisobanura. Nzi neza ko naho abahanuzi bagenda mu ntege nkeya kuko ari abantu, uzagenda ubaba hafi kandi ukabarengera kuko uri Imana. Ndabizi neza ko hari n'abahanuzi batitwara neza, abo nabo mbasabiye imbabazi mu izina ryawe rikomeye. Mwami wanjye, ndakwinginze kugira ngo n'abahanuzi bitwara nabi nabo bakizwe, n'abahanuzi bavangiwe baceceke, ariko kandi n'abahanuzi bafite wowe bavuge. Nongeye kwamurura ibyo bitero by'ikuzimu, ibyo bitero bya dayimoni ku bahanuzi b'Imana. Abahanuzi b'Imana bafite ubutumwa, ariko Sekibi akagenda abavangira, agashaka kwerekana yuko ibyo bavuga atari byo. Mu izina ryawe rikomeye Nyagasani Yezu, wowe wazanye ingabire y'ubuhanuzi, erekana ko n'ubuhanuzi ari ngombwa, erekana ko ubuhanuzi bukomeza itorero, erekana ko ubuhanuzi kandi bukenewe kugira ngo abantu babashe gusingiza Imana. Yezu rero mu izina ryawe rikomeye, wewe watanze ubuhanuzi, rinda ingabire watanze, rinda abantu wazihaye, rinda ibyo watanze ku buntu, kandi ukomeze ingabire zawe muri twebwe. Nongeye kwinginga Roho Mutagatifu kugira ngo mu ngabire atanga adusesekazeho ingabire ze zose, maze tubashe gukorera Imana uko bikwiye. Nyagasani Yezu rero, ndasenze kandi ndizeye, nzi neza ko mu ngabire zawe ukora ibitangaza kandi ukora ibikomeye. Ndabizi neza yuko hari byinshi cyane dufite tutarasobanukirwa, ariko buhoro buhoro tuzagenda dusobanukirwa icyo ukora muri twebwe. Yezu, ndabizi ko Kiliziya ikiri mu rugendo hano ku isi ifite ingabire zose, ariko kugira ngo izo ngabire zimenyekane bisaba yuko abantu bemera gukorera Imana. None Nyagasani Yezu rero, ndasenze mu izina ryawe rikomeye kugira ngo uduhe gusobanukirwa kugukorera, kandi uduhe kwihanganira gukora naho twaba tuvunika,
ariko twemere gukora. Ndakwinginze rero kugira ngo ntitugategereze inyungu mu buhanuzi uduha, ntitugategereze indonke cyangwa umugati, ahubwo duhe kuvuga ijambo ryawe tudategwa, tudafite gusubira inyuma, kandi tudategereje inyungu zituruka ku bantu. Nyagasani Yezu rero, nongeye gushinganisha ubuhanuzi, kandi nongeye kukuregera abantu bapinga barangiza bakangisha abahanuzi abantu bose. Abo nabo ndabakuregeye mu izina ryawe rikomeye, ngo nabo ubagenderere, maze ucoce imitima yabo imeze gutyo, imitima y'amabuye uyihindura inyama, mu izina ryawe rikomeye Nyagasani Yezu. Sengeye abantu bose twahuriye muri izi audio, niba hari uwagezemo afite umutima wibuye uwuhindura inyama, wa wundi uri kuvuga ngo ntabwo yakumva audio kubera ubwoko cyangwa se kubera akarere cyangwa amadini, ibyo byose nibikurweho mu izina rya Yezu Kristo, kuko Yezu aravuze ngo abawe bose babumwe nk'uko wowe na data muri umwe. None ndashaka ko tubumwe, duhurire muri audio ariko tubumwe, kandi dusingirize Imana, nukuri tuyisingirize mu bumwe bwa Roho Mutagatifu. Yezu rero ndasenze twifatanyije n'umubyeyi Bikira Mariya wakiriye ubuhanuzi kandi akihangana, Bikira Mariya udutakambira kandi ukaba hafi, Roho w'Imana utuba hafi mu mivumero irenze imivugire yacu. Mwese turi kumwe turapfukamye, twakiriye ingabire za Roho Mutagatifu, twakiriye imbaraga za Roho Mutagatifu, twakiriye abahanuzi n'ubuhanuzi, kandi abazaza badafite ingabire za Roho Mutagatifu tuzajya tubafasha n'umutima mwiza, tubereke ko bakagombye kwitwara kugira ngo ikuzo ry'Imana rikomeze kuzamuka. Nuko rero ndasenze mu izina rya Yezu, kandi nzi neza ko Yezu wumva gusenga, kandi nzi neza yuko hamwe no gusenga hari ibitangaza byinshi bigiye gukoreka. Yezu mwiza rero, ndakwinginze kugira ngo imbere hacu habe heza, kandi ibyo wakoresheje amaboko yawe bijye bikomeza kugaragara ko nukuri biri gukoreka. Urakoze Nyagasani Yezu, amashina yawe nukuri kuzwi iteka, singizwe iteka, kandi abantu bose haleluya bagupfukamire, kandi amavi yose apfukamire izina rya Yezu. Yezu mwiza urakoze cyane, amashina yawe, izo ndirimbo zose zibi zigusingiza, zidufashe kugusingiza kurushaho, naho benshi muri twe twaba tutumva amagambo yazo, ariko tuzi neza ko ari indirimbo zigusingiza. Urakoze rero Nyagasani Yezu, urakoze kugira neza, urakoze kuri umushumba mwiza, umushumba utazimiza, umushumba udatera ubwoba, umushumba udakubitiza aragiye, ahubwo uzigarurisha impuhwe. None rero abatanye ubagarure mu rwuri, maze abari mu rwuri bagumemo, twese tuba intama zawe nziza ziri mu rwuri rwiza. Urakoze rero Nyagasani Yezu, urakoze ntama w'Imana ukiza ibyaha by'abantu, urakoze cyubahiro kizima, urakoze yuko uri kumwe natwe, urakoze kuturengera cyane, urakoze kudutabara cyane, urakoze ko uri mu ruhande rwacu, tukaba turi mu ikipe yatsinze, haleluya, itazigera itsindwa na rimwe bibaho, kuko turi kumwe na Kristo. Haleluya, amena. Urakoze rero Nyagasani Yezu, urakoze kuduha aka kanya ko kutwumva ukadutega amatwi. Nzi neza ko hari benshi bakiriye muri iri sengesho, nzi neza ko hari byinshi bibohotse, nzi neza ko hari benshi bahumutse, kandi Nyagasani Yezu ugende mu byiciro byose by'abantu bagukeneye, bose ubakoreho, bose ubagenderere, bose babone ubwiza bwawe. Urakoze Yezu mwiza, urakoze kugira neza, icyubahiro, ikuzo, ubutware no gupfukamirwa biragahora iteka imbere yawe, kandi ivi ryose ry'umuntu, ivi ryose ripfukamire Imana yo mu ijuru. Urakoze Nyagasani Yezu, mu bumana bwawe ugira neza, mu bumana bwawe uradutabara iteka, uragahora usingizwa ubu n'iteka ryose. Amina. Bikira Mariya utarasama mu cyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho. Mwamikazi wa Kibeho, udusabire. Mubyeyi ugira inama nziza, udusabire. Utabara abakristu, udusabire. Mwamikazi w'abahanuzi, udusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.